asinyirangazarira datawe ijuru rirangwiriye pe ikomana we Nyirangaza aho rukinga kaza mu Nyirangaza ntago ni umuzimu ubonye ntago ari Nyirangazari NC nakubwiye ngo ni umuzimu ntabwo Nyirangazari ntago ari Nyirangazari usuvuye Dubai Dubai cyangwa agiye gukora akazi ko mu rugo ahubwo ariko abakobwa mw'icyo gihe w'iki gihe se twavuganye ejo ngo ugiye Dubai ese uvuyeyo mba nkubwire nawe urabona Kigali urayireba ibintu ubu se ugira ngo umuntu yishyire hanze ko byose byamucanze icyambere mba nakoze nihirinze nkajya ngafata amavideo nka postinga nkagira gute nkabona ndakurikirwa rero ntago mwamunzi nk'umusitari ngiye kwiyemera ningira umuntu uciriritse kuri mwebwe ahubwo basi soro uzangirira ibanga kumbi mukoresha imbuga mu bwo buryo ko none ahubwo se ndanasho urashonje umuntu uvuye Dubai kubyumva bwa yari scam mfite ibiranga nakabiguha akajya kumakana ariko none se wabimpaye basi ndabona nuko ngura mega mbona uko na posting sigo umuntu uri indege nayakushana abanyaguhaye pe rwose cyakoze ako wiriyereka nkubwire basi ibuka byabi ibihe bihe twakinanye iby'abana twajyanye gutashya twokeje runonko buretse twokeje runonko duhombye ibijumba turabirya wibuka ko ari ikindi cyabaye mbere nyakomera utubera ari umuntu wafatiye inyagaro ukankirira ku mabere se twese twari abana icyo gihe nyine se twari abana we bwirengagiza ndwana wikwita ko nakwiyemeye ko ndwana ejo naguhamagaye gushaka pe nanjye mfite akabazo ngushaka serivisi nyine wikwita ko unyiryaho ngo ugiye ku kibuga cy'indege ngo indege iragusize ariko ikintu kimbabaje ni ukuntu njye Kigali njye mu tudiro twanjye tugakubita n'umukora akazi ko mu rugo noneho byongeye tuvugana na Randi Road yanyirukanye nambwiye ngo reka akarasi nakibariya ko twabaye cyari ibirimbe gute ntabwo nabyibagirwa urakoze cyane ukabyara ngaho genda ngarebe nduhamagara umubwire no kugiye muri Amerika wenda we biravamo ntugahereza umuntu umuvugira aho tugamba ubuso amafaranga impamvu se ni uko umbwiye ko wari ugiye Dubai hano hafi ubwiye undi ko ugiye muri Amerika ni kwenda aba yaguhanisha ngaho bayi ndakuraho ikintu cyo kurya inzara iraryana mwana inzara iraryana noneho kugira inzara ugira ikirombo kiravuga nacyo ubu mu kanya kiraza kijya kindaburiza no mu bantu ariko ngiye gushaka ahantu muri biryo ibi bintu ngomba no kubishakira ibisubizo umubyeyi se aragenda ryari ngo niyibire ariko iryejo ntabwo umenya riri buke ndagasha kiryo we uba mana wako umva uriya mubyeyi nawe mbyibye icyo nzi cyo yihangane nashaka abana be babwirirwa aho kugira ngo nicwe n'inzara njye Nyirangazari nzicwe n'umuhini mbega inzara we inzara ya Kigali noneho umenya iruta n'izindi zose uzi ko bimanuka bakagera no kuri nyababyeyi neza noneho iyo bayita inyama y'abashomeri ntibamfatara ariko aha naje harizewe nta n'umuntu ugomba kumufata harizewe ijana ku rindi hariho kirimo n'agashuka muri caka amafotora neza noneho umuntu uri iwabo
hega inyota noneho ndumva ngize n'inyota ariko ntacyo nta muntu uhanyuze reka nkomeze nirire mwana we ariko umuntu wagiye kurema akarema agashyiraho n'umuntu ikintu cyitwa inda kuko mwana Wese wicaye hano uri gukora iki? Nyine ushaka kumbwira ikintu, ushobora kumbwira ikintu waje gukora hano? Ibi ni ibikiri kwisha. Kameme. Bya bijya twe twasigiye umwana niwe wabyibye. Ntabwo ibintu byumvikana. Ibi biryo wabikuye he? Wazana nde? Umva nyine mubwire, umva nyine musobanurire. Tukajya tugira ngo ni ipusi ziturira ibiryo, kumbi ni umuntu. Aha, ipusi turira ibiryo sinyibonye. Ako sundi ko mbona umeze nka oya, uretse kugenda. Ntabwo njya mbona ku ma TikTok no ku ma YouTube uri gucicikana. Ntabwo ari njye wanyibeshye. Mukina mwiba abandi ibiryo rero nani se. Mushaka gufata ibintu mukina mukabigira ibyanyabyo. Ubwo nuko mubishyiramo ibintu by'ubugoryi gusa. Utaza kurya ibyo biryo ukaza kubirisha. Ndashaka kukubwira ntabwo ari wowe mukomediye njya mbona ucicikana ku ma TikTok no ku ma Instagram. Ibi biryo ni umugira neza nakoreye akazi ko gufura arangije. Cyangwa mwamanitse kamera hano hejuru murimo murashutinga sha. Ako se mugashutinga mwibi biryo by'abantu. Ntabwo bino biryo bikuye hariya mu cyuma. Numva ngusobanurire. Mwatse mva ngusobanurire. Tabura ari n'umuboss usobanutse nyine banza mubwire. Kuba boss yavuze ko nta gushota. Nyine reka nkubwire ukuntu byagenze. Vuga nyine gira vuga. Ako kamanzi ntamira. Ndagushota. Nge nta mikino nge ngira urabizi. Nyine njyewe navuga ko nakoze plan nabi. Plan y'iki nyine nshaka ko nsobanura. Urubakisha se utwara imodoka ukora ni plan y'iki bwira. Najyaga numva bavuga ngo najyaga numva bavuga ngo TikTok igira amafaranga. Nanjye ngo ndakora nivayo nibagirwa akazi. Oya ibyo bihuriye he no kuza kwiba ibiryo n'ibyo barambeshye ngo ugeze ku 10 urahembwa ndakora akazi kanjye ndakareka nyuma yo gukareka rero. Nuko rero bimbora mukoro urakazi ukora ujya ngo gukina ngo ama TikTok. Bihuriye he no kuza kwiba ibiryo hano n'ibyo bikora. Waryama inzara iri kukwica bro. None rero wiwe wirukanga ku social media sinyankona wamamaza. Ntabwo namamaza. Ese ubundi kuki utabajije abantu bakora ibi bintu ngo babazibanga bakoresha wowe ukabizana mu buzima. Ese uko ugiye gupfa none mama akazi se base gukina wibi biryo ubu wabaye umujura none uri ntabwo ndi gukina n'ibi biryo ni ibyanyabyo ntabwo ari filime. Ni ibyanyabyo wabikuye ntabwo ari ibiryo ntabwo ari twe twabitetse. Umuceri n'ibiryo n'ibishyimbo nabibye ariko nari nshonje inzira y'inzara. Kuki utaje ngo usabe nk'abandi ukomanga ntabwo ubizi. Urabizi nawe inzira iraryama. Iyi nzariri y'umuntu ajya guhiga ikiyede cyangwa akajya mu nakuraho imbaraga. Wabuze ikintu ntabwo wamenya kudoda ntabwo wagenda ukadodera abantu bakaguha amafaranga. Ubu ntabwo wajya gukomanga ku bipangu by'abakire ukamesa ugakora akazi. Ntabwo wakatinda ntabwo wakubura ntabwo wasiga irangi. Bambwira ngo kubera nsa nabi. Ubu ngubu ugeze ahantu wasigira ntabwo wasiga iyi ngiyi atuye ntabwo wayisiga. Bambwira ngo ukuntu nsa nabi bambwira ngiye kwa akazi ko mu rugo bambwira ngo nabandu. Mbanze mubwire nta n'umuntu ujya umusitari asa nkawe. Urumva kuba umusitari bisaba ubwenge bisaba kuba usa neza bisaba kuba wambaye cyane. Ntabwo waba umusitari uri mayibo bimeze gutya wambaye ibirenge ngo uzaba umusitari. Uzajya wambara ishati nziza wambare ntabwo kuba umusitari bivuze kuba umusazi. Urumva abasazi bagendera ntabwo bajya kuri social media. Icyo kintu urakizi. Mufashe iki cyo utifashije ninjye nzakigufasha. Ndi nyokosenge ndi so ndi mama wawe. Mufashe mu buhe buryo ko n'abanjye bananiye kubafasha. Abana banjye bakagombye kuba biga ibintu. Ubu kano kanya